yabaye mpageze nari ntwaye iriya modoka ya Skol noneho ndaza nturutse hariya ku muhanda uva i Remera ngeze hano imodoka imanuka uyu muhanda umanuka cyane muri kwa kwihuta iranga iraza ingongaho kuri kontineri y'inyuma ubwo ihita igira ikibazo ihita biranduka yikubita hasi ariko ngengera amahirwe mbirokokeramo murabona uko ihagaze uko bigaragara iyo atangonga nawe niyabaye muzima n'imodoka yangirikaho gatoya ndahazi cyane ariko hano hantu sinzi ikibazo gihari hakunze kuba impanuka cyane hapfiriye abantu benshi cyane abamotari barabahagongeye benshi ngira ngo hano habidayimoni niko nabivuga. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko meze neza cyane nta kibazo na kimwe gihari. Ni Big Town TV ndi Albert Yonsaba turangaha i Remera muhanda werekeza neza hariya muri Sonatube uvuye i Remera. Murabona imodoka yakoze impanuka ntago twatkamenya icyayiteye ariko biragaragara ko yari pakiye itaka ndetse ryinshi cyane. Urabona umuhanda nyine habayemo congestion cyangwa se habayemo akaduruvayo, ntago imodoka biri kugenda fresh kubera iyi mpanuka yaba yabereye ahangaha. Turi kumwe na Fanda ahangaha yahagaritse imodoka ndetse n'abandi bantu benshi bari ahangaha babonye uko ino mpanuka yagenze, gusa batubwiye yuko nta muntu n'umwe wakomerekeye muri ino mpanuka, bose baracyari amahoro. Turaza kuganira na shoferi w'ahangaha aze kutubwira ukuntu gahunda zaba zagenze ndetse n'abandi benshi baraza kutubwira uko babonye ino mpanuka igenda. Murabona hari breakdown, haje imodoka yo kuyiterura kugira ngo be bayikiza ahangaha mu muhanda, ariko nk'uko bigaragara n'ubundi imodoka yo yamaze kwangirika. Turahangaha rero i Remera turi kumwe n'abantu benshi bagiye babona uko impanuka yagiye igenda. Papa uraho neza? Muraho murakomeye nta kibazo, reka tuyifatanye. Urashima Imana? Turashima Imana. Agapfukamunwa wowe ntago amenye ko kavuyeho? Nta kibazo ntabwo ari cyane. Ntago ari cyane. Ino mpanuka yabaye uri ahangaha wayibonye? Impanuka yabaye mpageze nari ntwaye iriya modoka ya Skol noneho ndaza nturutse hariya ku muhanda uva i Remera ngeze hano imodoka imanuka uyu muhanda umanuka cyane noneho nyibonye ngerageza kwagisira ngo nyicike uko yari yabuze feri, ngerageza kwihuta muri kwa kwihuta iranga iraza ingongaho kuri kontineri y'inyuma ubwo ihita igira ikibazo ihita biranduka yikubita hasi ariko ngengera amahirwe mbirokokeramo. Murabona uko ihagaze yabaye nkaho yangirika kuri kontineri inyuma ariko ibyarimo nta cyangiritse ndashima Imana. Byarimo nta cyangiritse turashima Imana. Mukuritse ahagana ku ruhande rw'inyuma gusa ariko ngiye ntago yabashije kongeraho nta kintu nabaye. Kwebunaga noneho muri make yatanagusanga ahangaha ngo use no muzibira yari gukora impanuka irenze inge. Uko bigaragara iyo atangonga yari kugonga izindi modoka. Murabona amasaha agezweho ni mu gihe cya saa sita ndetse n'izi nzu zose yashoboraga kuzinjiramo. Yangonze nsa naho ari nge umubera feri, ubwo nawe agira amahirwe agarukira hafi ntihangirika ibintu byinshi, nawe niyabaye muzima n'imodoka yangirikaho gatoya ariko turashima Imana ko twese nta muntu wagize icyaba usibye ibinyabiziga gusa. Imana ishimwe uretse ibinyabiziga mwebwe mwese nta cyabaye. Waganiye nayo yumva nta kintu yari yanywetse ko njya numva ngo abashoferi yo mwanyweye akantu hari igihe bitagenda neza. Ikigaragara iyo umuntu amaze gukora accident abagihuzagurika ntabwo wahita ubasha kumenya ngo hari icyo yanyoye, ariko tuvugana yambwiye ko yafashe feri ikirenge cya feri kiraturika gituritsa bura feri imodoka imanuka yirukanka biba ngombwa yuko ahita ko abatakiribure abangezeho nangerageze kumucika biranga arahita ngonga we agira ingorane aragwa ngenda mucika ariko we ibigaragara aragaragaza ko nta kindi kibazo yari afite. Imana ishimwe kabisa kubwiyo mpamvu ko mukiriho mwese nta buzima bw'umuntu
bwangirikiye ahangaha. yego turashima. Dushima Imana. Yego Ibindi byo mu buzima no gushakisha. ibindi ni Imana. Imodoka bazayikora uko byagenda kose. Murakoze. Yes, murakoze cyane. Turahangaha impanuka n'ubundi yabereye, turacyari kumwe n'ababonye uko impanuka yagenze. Ndabona umupapa ahangaha. Papa bimeze bite? Amahoro bro. Namahoro? Namahoro kabisa. Nimwameye kudupfukamunwa badukuyeho? Oya, agapfukamunwa ntago bari bagakuraho. Covid iracyahari. Covid iracyahari. Covid iracyahari. Badukuyeho baravuga ngo mubomeze mwirinde. None we iracyahari ugomba kukambara. Ngomba kukambara cyane. Ukorera ngase bro? Nkorera hano kabisa. Uri umupapa se nkuko nabivuze cyangwa uri umusore? Ndi umusore. Kuwatinze bro. Aho twaba tugiye kubazanya urumva haracyari kare. Haracyari kare. Ino mpanuka rero yabaye ahangaha. Yego. Wayibonye uko yagenze? Nabibonye kabisa. Yatangiye bite? Nukuvuga ngo uyu mugabo yamanukaga hano haruguru asa nkuva mu gisimenti. Nukuvuga ngo ikintu cyabayeho we yabuze fera ageze hari haruguru. Ariko ibi yakoze kuri njyewe nabishima kuko iyo aza gukomeza hepfo yari gukora impanuka irenze iyi ngiyi akaba yagonga iriya etaje cyangwa se akaba yagonga n'izindi modoka. We yarebye hari uko mbitekereza, ntago nari ndi kuri vora, niwe wari uri kuri vora. Uko mbitekereza yashatse kuhita yikata gutya avuga ko byanze bikunze niza kugera ahatambika iri buze kugabanya umuvuduko. Biranga nyine iragwa, ariko nyine hashimwe Imana kuko nta muntu n'umwe wakomeretse. Niwe wenyine wari urimo, nta wundi muntu bari kumwe? Yari ari kumwe n'undi muntu umufasha akazi nyine w'umutandiboye. Ese ko mbona gutya ukuntu yaguye gutya, urabona vora niyo yagiye hasi gutya mu muhanda. Shoferi yavuyemo gute buri? Shoferi tweguyeho kino giparabrize nyine. Twakeguyeho kugira ngo avemo, ariko nta kibazo. Twakuyeho kiriya giparabrize kugira ngo avemo? Twagikuyeho kugira ngo avemo. Mwabigenje? Niko twabigenje. Nanjye nari ndi kwibaza ukuntu yaba yavuyemo bikanyobera, buryo nuko byagenze? Nuko byagenze kabisa. Usanzwe ukorera ahangaha mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe njye nakoraga kuri iyi sitasiyo batarayisenya, ndahazi cyane, ariko hano hantu sinzi ikibazo gihari. Hakunze kuba impanuka cyane, sinzi. Hakunze kubera impanuka? Hapfiriye abantu benshi cyane. Abamotari barabahagongeye benshi. Gusa sinzi polisi sinzi ibitekerejeho neza yashyiraho nka feruje, kuko akenshi abantu bakunda kugonganiramo hano hagati cyane. Amakuru mujya mwumva ko haba hari bya bindi bavanga mu dayimoni ugwisha? Dayimoni byanze bikunze ashobora kuba hari, kuko nta kwezi uku kumwe ushobora gushyira uyikorosi rya hano hatabereyemo impanuka. Uzabaze n'abantu bose bajya baca kuri uyu muhanda wa Sonatube, aha hantu abantu benshi barahazi, haguye abantu benshi, hari inshuti zacu bahagongeye. Ni ikibazo byanze bikunze bazabyigaho. Uzi nyirizina wari uzi neza bagonze hano? Ndabazi kabisa. Hano hantu nuko hasengera mu izina rya Yesu. Yesu tino kasengera, ndacaranga i Remera. Papa umeze neza? Uzi neza bro. Urakomeye cyane? Cyane. Nawe ukorera ahangaha? Aka ni agasima kanjye bro. Aka ni agasima kawe? Kuva ryari se wakageza kawe gute? N'imyaka 15. Imyaka 15? Uhakorera iki papa? Noza imodoka. Woza imodoka? Niko kazi ukora ka buri munsi imyaka 15 irashize? Ubona se nibura bigenda mu kazi biracamo nta ribi? Biragenda. Hanyuma rero mpanuka yabaye ureba? Nabirebaga. Yatangiye bite? Ikamyo imanutse yari iraza, umushoferi yari iranja. Hakurya akora impanuka hariya. Yakwangiza n'abantu benshi hariya. Yabikoye ikinyamwuga arakata. Niko kugwa hano. Niko kugwa ahangaha. Nta muntu wahangirikiye wari uri kumwe uti twakuyeho ya parabrize kugira ngo abashe kuvamo? Ndi umwe mu bambere bayigezeho. Rumwe mu bambere bayigezeho? Muturasi wanabirebaga byose? Nabirebaga. Ariko hano hasanzwe habera izindi mpanuka? Ngira ngo hano habidayimoni niko nabivuga. Nta kwezi gushobora gushira hano hatabaye impanuka? Bya buri gihe ahubwo hano. Hano hakunda kuba impanuka cyane? Ikibazo cyaba ari ikihe mwuka byara ngo ari umudayimoni? Ubuvugizi bwa polisi bagashyiramo feruje. Bazashyiramo feruze hano? Bazayishyiremo nimba yakemura ikibazo, nimba impanuka zisanzwe zihabwa ngo barabizi ko byagenda kose. Ngira ngo ahubwo nk'umushinwa wakoze no muhanda yaribeshye. Ikorosi ntabwo bagomba kurikora. Uko ubona aribyo biteza impanuka cyane. Ubona kuri nawe imodoka zisa nk'izikata ziberekera umuhanda z'igepfo, izindi zikomeza bikunda guteza impanuka. Nje niko mbona ko ku giti cyanjye. Yes, ngira ngo murabibona ni umupapa turi kuganira utubwira uti impanuka uko yagenze
nayiboneraga ku buryo imodoka yacurangutse icya atari ko si ubwa mbere ni ibisanzwe ahangaha hakunda kubera impanuka nyinshi cyane niko yatubwiraga. Urabona nyine hari abantu benshi imodoka habaye congestion ko impanuka. Papa gurume komera umeze neza se? Imodoka nawe yakoze impanuka uraha? Oya. Ntabwo yaruhari. Wowe waje gukora amafaranga waje kuyegura? Ntabwo naje gukora amafaranga, naje gukora depanage. Waje gukora depanage? Depanage. Waje gukora amafaranga. Urayikora ku muntu se? Ntabwo ari ku. Waje gutanga ubutabazi? Ni ubutabazi naje gutabara. Byagenda kose wakoze aranahembwa ntabwo wabura icyo baguhemba. Ntabwo nabura umugati. Ni ubwa mbere uje gukora depanage hano se ko numva ngo hano wasanzwe habera impanuka nyinshi? Ye ni ubwa mbere nje hano. Ni ubwa mbere uje hano? Okay. Bari kabisa. Turacyari ahangaha nyine murabibona hari congestion y'imodoka ngira ngo mwabibonye ko zafunze umuhanda ku bw'iyo mpamvu ngira ngo urabibona ni itaka ryarimo bari kurikura mu modoka kugira ngo babone uko bakora depanage bitabangamye. Harimo abantu bafite ibitiyo bari gukuramo itaka kugira ngo gahunda zibe zagenda neza cyane 5 kuri 5. Gusa amahire nta muntu numwe wegeze akomereka uko abantu bari mu modoka babiri bose bavuyemo amahoro nta numwe wegeze ayangirika ku bw'iyi mpanuka. Ibyo ngibyo abantu bari ahangaha bari kubishimira Imana cyane. Yes ngira ngo mwabibonye nandi kubereka ari ahantu habereye impanuka ngira ngo wabonye umupapa twaganirira ariko umwe ati nari ntwaye imodoka itwaye inzoga tumenyereye mu bwoko bwa Skol niyo yaratwaye ambwiye uti ninge wahagaritse iriya modoka iyo ntahagarika wenda hari kuba hari ibindi reka twegere turebe nimba nta kibazo yaba yagize na kimwe dore ko umupapa witwaye atubwiye ko nta kibazo na kimwe yahuye nacyo. Ndabona n'umushoferi warutwaye iriya yakoze impanuka ari ahangaha natwemera turavugana nawe. Imodoka ngira ngo murayireba nyine nuko nguko yaba yangiritsemo ariko shoferi yatubwiye ko bitari cyane nta kibazo cyabaye yaba iri imbere ntacyo byabaye ndetse na shoferi ntacyo yabaye ariko nuko nguko nyine bimeze. Imodoka ihagaritse ni iyi ngira ngo murabibona ko yaba inyuma hangiritse ndetse bari kugerageza gushyiramo nima narwita urugi rwayo kugira ngo babe bagira sinzi ukuntu nabyita ariko bari kugerageza kugira ngo barebe uko bayihindura nshyashya cyangwa se bareba uko iva ahangaha ubwo nyuma y'ubu turaza kureba. Mota bimeze bite se? Neza. Biracamo Nta kibazo. usanzwe unyura aha Ndagenda cyane. wasanzwe habera impanuka bya danje Ahangaha rero ziraba mu rugero tu ariko ntabwo byoroshye ni hatari kabisa. Ni hatari. kongana rimwe Nibarankozaho. gabanya akazi ki twiganirire gabanya akazi ki gakeya Tugabanyeho gakeya. Tugabanyeho tu. biracamo ariko nta ribi rwose turashima Imana. amafaranga uri kuyabona Gahoro. bazize kuba wayinishe kandi Mubazi ndayifite ariko nta ribi tu urakora. Mubazi ugishyira hejuru plaque ni mukazisibe dore nibi Ni bibi ni amakosa. amakosa mushaka kurya amafaranga cyane Ni ukuri tu. utwara moto imyaka ingahe mota? Moto nyitwaye imyaka 3. 3 cyari mikeya kabisa Iracyari mike iracyari mike. ariko uko byagenda kose hari ikintu wabwira umuntu utaratwara moto ukamubwira ati kuyitwara hanyuma kara Gutwara moto rero ni ukuri iyo ufite imibare ufite intego hari icyo bikugeza hari aho bigukura hari n'aho bikugeza ugasenga n'Imana ntibakugonga ntuhure n'impanuka biragufasha. ujya wemera nawe ko mu mihanda uduce tumwe na tumwe hari ahantu haba habarizwa nk'abadayimonera ngo bature imodoka hasi? Oya njye ntabwo mbyemera numva ko ari umwaka uba waramutse byashatse kuba ariko sinumva ngo ni amadayimoni. Mba numva ko ari umwaka njye ndasenga numva ko ibyo ngibyo bitabaho. None se kuki hari uduce tumwe na tumwe dukunda kuberamo impanuka kurusha utundi ugasanga birazwi ko aho hantu ukwezi kutashira hatabaye impanuka? Aho ngaho iba ari imiterere y'umuhanda. Ntabwo biba ari amashitani ahaba ahubwo iba ari imiterere mibi y'umuhanda w'aho hantu cyane. Urasenga? Uri umwe mu bamotari batajya barya abana numvise ngo ni ibyanyu? Kurya abana byo ni amakosa ntajya nkora. Wakujyana kujya utegura Miss Rwanda ntabwo wajya urya abana? Ahubwo najya mbaha ikamba neza ntakoze ari amahano. Ari amahano ntabwo nayakora kose. Ntiwayakora? Reka ngushimire kabisa nkubwiye n'akazi keza aho uronke kabisa. Iyi ari Big Town TV. Sawa murakoze cyane. Urakoze nawe. Yes ngira ngo murabyumva n'uwo mugabo twiganiriraga
turi i Remera werekeza Sonatube niho twari duherereye. Inkuru yacu reka tuyisoreze ahangaha uko byagenda kose ikibazo kiraza kuba gikemuka. Wabonye ko breakdown yahageze n'imodoka yari yahagaritse iriya yabaye nk'ifatiraho amaferi. Wabonye ko uko iba imeze uko byagenda kose n'imodoka iraza kugororoka. Biragaragara ko itangiritse cyane dore ko n'ibiri imbere nta kintu na kimwe cyangiritse. Papa ubu ngubu kuva hano biragenda bite? Kuva hano dutegereje ko polisi ikora ibyagenwe ikaba ishobora kubanza igapima cyangwa se hakabaho ubwumvikane n'umaze kungonga kuko ntibigoye ashobora kuba yankoreshereza bidakunze na siranse yadukoreshereza ariko bigomba kubanza bigaca mu mucyo no mu mategeko uburyo bwagenwe bwo kugenda mu muhanda. Cyawe gihanda kurwaye ruhande urabona nta bintu bikabije cyangwa nta bikaze bihari mugane w'imvugo zuko. Urwange ruhande ndashima Imana kuko iyi modoka imanuka hariya igafata ahagana hari imbere uko twari turi mu modoka yari kutumara ariko ubwo yabashije gusa naho Imana ikinga akaboko igafata ku ruhande rw'inyuma umuntu yashima Imana kuko n'uburyo yangiritse ntago bukanganye habaho ko yagororwa mu bwumvikane bwanjye nawe cyangwa se bagapima akaba yankorera siranse kankoreshereza. Ubwumvikane bwawe nawe cyangwa bwa kampani utwarira nayo? Kampani nayo ndumva nayikurikiza amategeko. Uyu wakugonze yemeye ko mwumvikana ntacyo bitwaye cyangwa se abo yadafite ubwo bushobozi nawe siranse bayarafashe n'ikibimumariye nayo yankoreshereza nta kibazo. Muri ibyo byo twifurije ishya n'ihirwe mu kazi kandi tukwifurije Nyagasani ajya kurinda zino mpanuka zibira mu mihanda zose. Murakoze cyane. Nta mpanuka urahura nayo uretse yari igerageje ariko nta yindi mu muhanda ni ibisanzwe. Iyo batakugonze nawe ushobora kugonga ariko Imana ikomeje kundinda nta mpanuka zidasanzwe ndahura nazo ni ibisanzwe. Ese wowe ntago ujye byemera ko hari agace runaka kaba karimo nk'amadayimoni hari ahantu hakunda kubera impanuka abantu benshi bakunda kuvanga hano hano ngo hari umudayimoni ngo hari umuzimu ibyo bintu urabyemera? Ndabona umupapara hirya watetse ashobora kuba ari mu bantu batemera ibyo bintu. Buriya mu muhanda ntabwo wavuga ngo abazimu abadayimoni ahubwo mu muhanda iyo habonetse impamvu iri butume ikintu gishobora kuba kibaho. Ntabwo mvuga ngo nabazimu cyane abadayimoni ahubwo ikintu iyo cyaramutse kiri bube kiraba ntago ari kuvuga ngo nabazimu cyangwa ikindi kintu kuko cyane cyane iyo tugenda mu muhanda tuba twiteguye ko Imana ari kurinda. Ntabwo Butare ku mukobwa mwiza ntago yabuhumba Ibutare biriya byo kuvuga ngo Ibutare ku mukobwa mwiza ngo ahangaha hategerwa ibintu ntabwo nge mbyemera. Ikintu kibaho ni ikiba cyagombaga kuba. Ntago nge nemera ibyo mu muhanda ngo abaha abazimu n'ibindi bintu ahubwo ikintu kikubaho mu buzima ni ikiba cyagenwe kuri uwo munsi cyane cyane ko iyo kibaye gutya kikagusiga si uko shitani waba yishimiye ko wowe uri bubeho. Ahubwo Imana niyigena icyo kintu Imana ikakurinda ikakurokora ukabona utashya amahoro ariko mu muhanda kuvuga ngo hari abadayimoni n'ibindi ntago mbyemera ahubwo habaho icyagombaga kubaho. Papa reka ngushimire kabisa ku mwanya waduhaye ugira akazi keza no kuri wakoze cyane. Murakoze Imana ibahe umugisha. Murakoze. Yes, reka nshimire warukurikiye Big Town TV reka nkwifurije n'ishya n'ihirwe wotwara imodoka wo gukora akazi ugira aho uhurira n'umuhanda no kuri nkwifurije uburambe bwa Nyagasani nkwifurije kurama umuhanda aba harimo ibintu byinshi bitandukanye bibi harimo uko wakora impanuka wayiteza bakugonga wagonga ni byinshi byaba kugira ngo ukore impanuka ariko ibyo ngibyo byose reka nsabe Nyagasani ajye abikuburinda uko byagenda kose azabikurinda ujye usenga kabisa. Yari Albert Yonsana ndi kumwe na Kibro kuri kamera reka ngushimire warukurikiye ino nkuru ukurikirana inkuru za Big Town TV umunsi ku munsi kora subscribe kugira ngo inkuru nk'izi zigucika. Ciao ciao.